Nous avons l'étrange impression d'entrer dans une zone interdite. Nous ne sommes pas préparés pour ce qui nous attend. Nous essayons de comprendre. Les montagnes rwandaises, d'où viennent les Hutus, se trouvent à l'autre côté de la forêt vierge, à 1000 km d'ici. En 1994, après le génocide rwandais, on les a collectivement accusés d'être des meurtriers. Depuis cette époque, ils sont en fuite. Loin de toute dignité humaine, ils connaissent la faim, la persécution et la mort. Devant nos yeux apparaissent les gens qui, d'après un rapport officiel de l'ONU, n'existaient pas. Ami. Nani ndabanje gushimira Imana kuko yongeye kuduhuza namwe kibazaga niba hari bene wacu bashobora kuba batugeraho bishoboka ariko noneho buno Imana irabyujuje rero ndashimira Imana nyine yabarinze mu rugendo mukagera hano amahoro. Koze banje gushimira Imana kuko ari yashyizeho gahunda nk'iyi ngiyi kandi namwe mbashimira abavandimwe kubwitange n'urukundo mutahonye kutugira ko mwakomeje kudutekereza aho mwari muri. Rero nanjye nahungiye za Bukavu nabaga mu nkambi ya za Nyamirangwe. Ubwo rero nyine umwanzi ashenya amakambi dukomeza gushwiragirira mu mashyamba gutyo nyine umwanzi agenda turasa aho turi hose kugeza ubwo nyine twibonye za Masisi. Nta kundi twabagaho usibye abantu kwishyira hamwe bagasenga, usigaye agasenga yahura n'undi bagasenga kugeza nyine ku isaha twagiye duhura nyine buri wese akagenda ahura n'undi tuza kwishyira hamwe tugasenga kuko twari tubonye ko ubuzima tugomba kubamo ari ugusenga Imana ikaba ariyo itwisubiriza. Kugeza rero n'ubundi kuri iyi saha tubaho nyine kubwo gusenga kugira ngo nyine dutegereze ugushaka kwa Nyagasani. Twaratesetse bihagije muri aya mashyamba ariko umuntu nyine atisunze Imana kugira ngo abone yuko ari ishobora kumukiza ingorane zose n'izi ntambara, nge mbonaga ko nta kindi cyamariye intambara usibye gusenga. Kumva nakomeza kubashimira kugira ngo n'abavandimwe bacu bakibuka ko nyine hari abantu bari mu mashyamba tufatanya nyine gusenga kandi nabo muzaba dusuhurize mubabwira yuko hari udusigazwa tugihari rwose ko tugikomeye. Ubwo mu nkambi mwari mufite imyaka ingahe? Ngewe nahunze mfite imyaka 17, ubu ni ukuvuga ngo mfite imyaka 37 kuko ubu tari tubumazemo imyaka 20. Ubwo rero icyo navuga hano turi ibice byinshi turatandukanye, harimo wenda bavuye mu Rwanda bahazi, harimo abavuye mu nkambi, harimo n'abandi batavuye mu nkambi. Ngenda avuga mu kigo cyanjye wenda n'abandi turi mu rugero rumwe, ngiye naho mu nkambi ntago mpazi. Ubwo rero twaje gutyo duhetswe ngo tugera mu mashyamba naho mu kira biba ngombwa kubamwe ababyeyi bacu basigara muri ayo mayira kubera nyine Kagame yatwirukagaho. Tugeze Imana tubona ababyeyi badutoragura baraturerana n'isa tukaba turi kumwe.
ubwo rero nyine turibaza ukuntu Kagame twavuye mu Rwanda dukurikiranye, ukuntu twe twari abana duhetswe, twareba n'isa tukabona akidukurikiranye, bamwe ntago twize, ntago tuzi gusoma no kwandika. Ubwo rero ibyo byose bikaba ibibazo bikadutera agahinda, tukavuga ngo amaherezo yacu azaba yayo. Ubwo rero byose twebwe tubiragiza Imana, kuko bamwe ababyeyi bacu ntitubazi, bapfiriye aho mu kibira. Tugize Imana tubona abadutoragura, baraza baraturira badushyira muri gurupe isenga. Ubwo rero nyine ikibazo cyacu dufite ni icyo, ntabwo twize, ubundi Kagame aracyadukurikiranye na hano turi, tukibaza n'ubundi ukuntu tugiye gupfira muri aya mashyamba, n'icyo gihugu tutakibonyeho twebwe tutakizi, tukumva yuko ari ibibazo. Ubwo rero n'ubundi icyo nashishikariza abo bavandimwe muri kumwe, abo bakobwa muri kumwe ndetse n'abo basore, nuko mwababwira yuko nyine bagomba gusenga, kuko intsinzi yacu twese ari isengesho. Nibyo navuga Nyagasani asengeshwe. Ufite imyaka ingana? Imyaka 19. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce sont des images très difficiles qui nous sont parvenues il y a quelques instants à peine en provenance du Rwanda. Des images d'un nouveau carnage perpétré hier dans un camp de déplacés Hutus dans le sud-ouest du pays. L'armée rwandaise, à majorité Tutsi, a ouvert le feu à l'arme automatique et aux mortiers. Cela semble-t-il parce que la population du camp refusait de le quitter. Le bilan est tragique. Il y aurait, selon les estimations, entre 5 et 8 000 victimes. Benoît Vassar. Voici les premières images enregistrées aujourd'hui dans le camp de Kibeo. Sans pouvoir établir de bilan précis et définitif de ce massacre, les organisations présentes sur place avancent des estimations qui dépassent l'entendement. 4 à 8 000 morts tombés sous les balles de l'armée patriotique rwandaise ou piétinés dans les mouvements de panique qui ont succédé au premier coup de feu. twagiye kubyuka nk'igihe tubyuka tujya mu isengesho dusanga inkambi bazigose ubwo nyine rero nta kindi bagomba gukora ubwo turakora iki mbiga twishyize mbega twumvise ko tugomba gupfa nta bindi ariko niho badushyiraho ibintu by'amayi bati mwihangane mwitaye mu hariya mu mujyi hariya mbega dufite inama zahandi inama yanyu ubwo mbega noneho sinzi ukuntu umwe yatangiye kugira ngo agende tubona agahema kambere karahiye bati ibyo ntabwo batizakomeye ubwo rero turemera turagenda tugira ngo badupangayo neza twese baradupakira bapanze aho hitwaga ngo cyangwa ikibeho mbega ikibeho ni kuri chapelle aho chapelle yabikira yari iri harya ndahazi gake chapelle aho yari iri nyine bari nyiraturunda ariko ntabwo twaraharenze twarenze ko abantu benshi twara makumyabiri menshi agiye mu nzu no hanze nibyo kada hanze harya hari ishuri iyo chapelle kirarenga abantu bararenga ariko basirikare ko Kagame yari abazenyi benshi nyine yabigirayo kugira ngo abantu nyine babone aho bajya nyine ubwo baradupanga ariko n'ubu burende bumwe mbega bwagiye busenyuka kubera umubyigano bwinshi bw'abantu ubwo noneho rero nyine hari maridi mu gitondo kare hafi mu masaha 7 twari tumaze kugira aho ngaho nyine twese duhari nyuma ubwo maride batimutahe bati murirwa mutegereje gucya musabiriza kandi mufite amasambu yanyu muze mutahe mujye iwanyu mu masambu yanyu mujye guhinga ubwo mari kwa kabiri banza harabonetse nk'abantu 150 bagiye gutaha kwa gatatu burakeye bati kumutahe haboneka hafi nka 200 kwa kane haboneka nka 250 kwa gatanu baba yenda apepre 300 nderanije kwa gatandatu rero none ubwo hafi nka saa 4 rwose nari mpari nanjye niyemeje nti nanjye ndakiye nti ntakunde byamera no kujya kugenda tugeze hariya bati igihe twahere tubabwira ngo mutahe mukaba mwaranze none sibwo muri iki musubireyo umugeni ngo turayimbwa n'umugabo nta bindi turayimbwa n'umugabo nuko najyo jambo batubwiye tugenda tujya hariya no biragira bibaho hafi saa 11 saa 10 rwose nibwo batangiye kutwahuramo amasasi barasa ubwo nyine rwose nanjye ubwanjye nagumya gutya rwose abandi bakarikusha bagakusha ariko nka vuga nti rwose ni wampa ngo none yirambiwe numvaga nanjye ubwanjye nihaze ntibashaka rwose barasendeka ntabibazo ariko nyine by'Imana sinzi akantu ka fureshe nabonyemo nyine tamo ndatambuka ubwo turagenda nyine ubwo mbega uko twavuye intera nabwo ari amasaza dukuyeyo tugende yo mu mashyamba kurinda kutugera iyo ngiye by'Imana mbanageze nikibuka kandi muri Kongo murakoze murakoze cyane Kandirimbe we
nkambi ariko twageze hano mu mashyamba hano za Warikare ubwo tuhageze bakomeza gutemagura abantu tukajya tugenda turenga intumbi dusanga intumbi mu nzira ubwo wasangaga intumbi mu nzira wabaga yageze amahirwe nyine agacika uwo muhoro cyangwa se amasasu ubwo ngubwo twarakomeje turagenda aho tugeze wagira ngo ababyeyi bacu bagiye nko guhinga aba bafite twamara nk'amezi nk'atandatu bakaba baratwirukanyije ya myaka tukaba turayitaye ubwo twamara kuyita aho tugeze tukajya gushaka ibiryo mu bakongomani twabageramo bakatuvugiriza induru bakatwirukaho ubwo ngubwo turi n'abana ugasanga ubu ngubu inkovu zaratwishe n'ibisebe gusa kubera kwirirwa duhunga umwanzi nanjye nasigara twari turi kumwe na papa ziramwica ubwo zimwishe rero sigarana na mama ndasigaranye na mama undi mutoya mama akomeza kundera ubwo ngubwo mutombo cyaje nawe antandukanya nawe ubwo nsigaye hano njyenyine kubera ikibazo cya mutombo cye ubwo ngubwo rero nanjye icyo navuga kuri iyo ngibyo cyangwa se ku bavandimwe bajya badusengera bakadusabira kugira ngo natwe tuzave muri ubu butayu tuzave muri intambara ubwo nanjye ntabwo nzi aho ababyeyi banjye bari kubera yuko dukurikije ibyo twagiye duhura nabyo twibwiraga yuko dusa nk'abantu bari mu munyururu batazi kandi utazwi kuko navuga yuko natwe twahunze tuva mu makambi nabaye mu nkambi ya Kibumba mbere ariko nyuma amakambi yaje gusenyuka narahavuye nagiye kureba ababyeyi nyangezi ariko byabaye ngombwa ko nayo makambi asenyuka turashwiragirira iyo mu ngambo za Shabundi ariho habaye nk'imperuka ahantu inyenzi zadusanze n'ubundi abantu zibatsinda mu mazi bagwa mu kiraro twagarutse dushwiragiye mu miryango yatatanye ababyeyi barabura abantu basigara ari nk'umwe umwe ariko nanone twongeye kugenda duhura n'abavandimwe banyuranye tugahura tugasenga ari nacyo gitumya tugeze iyi saha n'ubundi tugisenga n'abantu bagiye bahura ushobora ugasanga buri wese ntazi naho undi aturuka kubera yuko ari umuntu mwahuye kubera kaga tugahura gutyo rero twebwe dusa twavuye mu majyepfo niho twabaga muri side ariko nabwo habaye ibikomeye kuko twaje twirukankanwa n'umwanzi umutombo ki wagenda gutemagura abantu atwika amazuri kwirukana impunzi kugeza na n'ubu tukirukanka ariko twageze hano tubona agahenge gatoya gusa icyo navuga kandi nasaba nuko nkamwe muri ahantu hatari ibi bikomeye hatari mu mashyamba mwajya muzituzirikana cyane cyane mugakomeza mukatuvuganira kubera yuko ibyo duhura nabyo ni byinshi cyane kandi twebwe ntabwo dusohoka tuba mu mashyamba iyo duhuye nuko abene gihugu bwabo nabo hari igihe bivumbagatanya bakatwirukankaho nabo mu gihugu nabo bakaza badusanga tubura aho duhungira hari aho uri ntibagushaka ari naho wajyaga naho ntibagushaka ukabareba ahantu waherera ukahabura uretse ko ikidukiza ari uko Kongo ifite amashyamba menshi tugahora twirukanka tuzuguruka mu mashyamba ariko ni ibibazo bityo rero ibibazo duhura nabyo ni ibyo ngibyo byo kudasoma abantu ntibize gusoma abantu ni injiji sinzi niba banageze mu gihugu hari icyo bamara igihe cyararenze cyo kwiga ariko tugize imana tukabona uburyo ki twakwiratarapo abantu bagatangira bakiga aho bageze nabyo byadufasha icyo nasaba nuko mwajya mudutekereza nko mu bintu twataye nk'ibyo kwiga tukabona uburyo ki twagenda abantu bisubiranya aho bagire bagafatirana kuko abantu barakererewe kandi abashimira kubw'ubwitange mwagize natwe no kuzabwira nyine umuvandimwe wacu Kagame kumubwira ko yuko kugera kure atari ko gupfa ayo mahirwe yabonye yo kwicara muri icyo
muri icyo gihugu agatuza yabihawe n'Imana kuko natwe Imana izadufasha tukazabigeraho gusa nyine azagumya nyine dutsembe gutyo ariko natwe tuzakoresha isengesho kugeza igihe natwe tuzicariraho aho ngaho ari atuje ubu nanjye ko muri kundeba gutya ni gutya ameze navutse mu bana 7 ariko mumeze gutya natoraguwe n'umubyeyi arandera ubwo njye sinzi nimba ngo nasuritse mu kihe gihugu nimba mu Rwanda ngo ari hehe ubu gihugu nzi ni cya Kongo nabwo Kongo nzi ni hano mu Bibingo ubwo rero nanjye nkibaza nyine bikandura n'agahinda kuba nyine umuntu ameze gutyo sinzi gusoma sinzi kwandika ubwo nyine nibaza ahantu nyine abandi nibataha njyewe ahantu nzaba mpagaze n'ahantu nzaba ndi usibye nyine ko Imana izakoresha abandi bantu bakagenda bangira neza nkuko nyine yandeze nkaba nkuzengana gutya ubwo rero nanjye icyo nababwira ni ukuzadusuriza abavandimwe ubutaha mwazagaruka natwe mukatujyana tukajya kubasura ahubwo ikindi nanone navugaga ni uko bavuze ko iyo ngiyo ngo muba ngo hariyo abandi bantu ikibazo nari mfite nibazaga se ko bavuga ko habaye abakobwa bo bajya bagira umutima wo kuvuga ati baza kudusura cyangwa bakifuza kuturebaho cyangwa bakaba bagira umutima wo kugira impuhwe z'ubuzima bene wabo bari mu mashyamba babaho ubwo rero icyo ni ikibazo nibaza kuko bo bafite ubuzima bwiza bo bariga bakagira ayo mashuri no mu buzima bakaba babayeho neza ubwo nkatekereza nkavuga ni wenda bo nibatuzirikana ngo batekereze ko tubaye mu buzima bubi bakaba wenda baba bidamarariye ubwo ubutumwa nabaha ni uko bagombye kujya badusengera bagashikama bakamenya ko duhari ubwo buzima n'ayo mahirwe bagize bakumva ko ari aya twese aho batubereye ayo mahirwe bagize bakumva ko bahatubereye natwe akaga turimo bakumva ko batagombye kudutererana bakumva ko natwe turi abantu bagombye kujya badusirikana muri byose ababyeyi bawe baba bakiriho se okay uri kumwe na mama wawe okay none se ubu hano wowe wumva ubayeho ute wumva ejo hazamera hate ku bwawe ntabwo ubizi nibyo biragoye kubimenya muri ibi bice